ngo hari ibintu ukwiriye kumenya nimba waravutse mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se uko nguko twita Kamena mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo biranga ubuzima bwawe cyangwa se bimwe mu myitwarire ukwiriye kugira nimba waravutse muri uko kwezi, nyine ari ibintu by'itegeko kukwiriye kuyigira tu. Mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo nimba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu ni kuri Steven White, ndagusaba kugira ngo uyikore, hanyuma buri kintu cyose dushizeho uzaza ukimenyera igihe. Ariko nabari kutwumvira ku rubuga rwa TikTok, mukole follow, mukande kuri like, share ndetse n'ibindi bitekerezo byanyu mu bisigaho ngaho kugira ngo tugumye twagura no muryango mugari wa Steven White. Ngo ubundi ngo ni ibintu cyangwa se imyitwarire cyangwa se ibiranga abantu bose bavutse mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena mu mwaka uwo ari wo wose. Upfa kuba waravutse muri uko kwezi kwa gatandatu cyangwa se uko twita Kamena, iyi mico cyangwa se imyitwarire ibyanga bikunda ngo ufite imyinshi muri uyifite. Ni ibintu ngo byagaragaye bigenzurwa n'abascientifique n'abashakashatsi, maze barabyemeza baravuga ngo abantu bavutse muri uko kwezi barangwa na bino bintu bikurikira. Ndaje tubyinjiremo neza. Ngo imwe mu myitwarire iranga bano bantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena, ariko ngo by'umwihariko ngo kubigendanye n'urukundo, icya mbere ngo aba bantu ngo ni abantu bakunda vuba cyangwa se twabyita ngo ni abantu bakunda bahubutse ku rwego ashobora no gukunda ngo umuntu atazi bitewe n'uko yamwumvishijeho byinshi bamumuganirijeho, ariko ngo akaba yakunda uwo muntu atanamuzi. Ikindi kandi ngo nubwo akunda vuba cyangwa se akunda ahubutse, ariko ngo ni wa muntu utagira kwinginga muri we. Hari ibintu abasore bagira byo kwinginga cyane ngo byo guhatiriza, we ngo ibyo bintu ntago abigira. Nimba akubwiye ikintu ngo mukananiranwa atakureka cyangwa se ngo akifata nkaho utigeze ubaho mu buzima bwiwe akakwirengagiza burundu. Ikindi kandi ngo aba bantu bo mu kwa gatandatu ngo ni abantu ubundi ikintu cyitwa romantike. Hari ibintu ngo bikunze kuranga abantu bakundana byo kuba romantike, kumubaza umwitayeho. Ngo aba bantu bo mu kwa gatandatu rero ni ikintu ngo kibagora kuba romantike cyane, kuko bo ngo ibintu byabo baba bumva ubundi nimba yakubwiye yagusuje mu gitondo nimugoroba akakuvugisha ngo ibyo biba bihagije. Rero ngo ni ikintu cya romantike ngo kirabagora cyane, ndetse ngo ni abantu bazi guhisha amarangamutima yabo, ariko ngo bagakora ibishoboka byose ku buryo amarangamutima yiwe ayakwereka nubwo yaba atavuze. Agakoresha ibishoboka byose, tekinike zose zishoboka kugira ngo akwereke ko akwitayeho cyangwa se agukunda cyangwa aguhoza ku mutima nubwo atabyerura ngo abikubwire. Ikindi kandi ngo aba bantu bavutse muri uku kwezi kwa gatandatu ngo ni abantu b'inshuti nziza, ndetse ngo byoroshye kuganira nabo bitewe n'uko ngo bazi gusetsa ndetse no gutera urwenya. Ngo ibi ngibi ngo bituma bagaragara nk'abantu cyangwa se nk'abantu bajabiriye cyangwa se bagira icyo twita ngo ni umunwa munini, bitewe n'uko mushobora kuvugana ugasanga amasaha mwavuganye menshi runaka cyangwa se umubare w'igihe mwavuganye mwamaze muvugana nibo babigizemo uruhare, niyo weho wari utuje yabaga afite icyo kuvuga atigera acecekana gato. Ndetse ngo ibi ngibi babiheraho bavuga ngo ni abantu bakunze kugira icyo twita ivugavuga. Ikindi kandi ngo aba bantu iyo muri inshuti cyangwa se mwabaye inshuti bakora ibishoboka byose, ni ba bantu ubundi ngo batajya batuma inshuti bagize mu buzima bwabo zigenda uko zibone. Bakora ibishoboka byose ku buryo ngo niyo mutandukanye mutakiri inshuti, ahanini usanga uruhare runini mwamaze muri inshuti aribo babigizemo uruhare, ndetse ngo no gutandukana hagati yanyu akenshi usanga nta ruhare abo bantu babigizemo. Gusa nanone ngo ibi ngibi bigatuma abantu benshi babafata nk'abantu bihambira cyangwa se bihoma ku bantu. Gusa ngo mu by'ukuri ntabwo ariko baba bateye, kuko ngo iyo bakwanze cyangwa se mwatandukanye mutakiri inshuti, nta kintu na gito cyongera kubahuza, biba birangiye. Ikindi kandi ngo aba bantu bo mu kwezi kwa Kamena cyangwa se ukwa gatandatu, ku bigendanye n'impano, ni abantu ubundi bazwiho kugira impano nyinshi bitewe n'ubwenge bafite. Ngo aba bantu bo mu kwa gatandatu ni abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru, ibi bigatuma bagira impano nyinshi ku buryo nabo ubwabo ngo buri gihe bahora batungurwa n'uburyo bateye. Ugasanga nawe ntabwo yari yimenyera, ahora yitungura bitewe n'ibintu asanga ashoboye bitandukanye kandi atarazi ko ashoboye. Ngo zimwe mu mpano bano bantu bakunze kugira, ya mbere cyangwa se impano ya mbere ikunze kuranga bano bantu bavutse mu kwezi kwa Kamena ariko kwa gatandatu, ngo ni abahanga mu gusobanura ibintu neza. Ngo bakunze kugira impano yo gusobanura ikintu ku buryo
ikintu utari wumvishije neza ushobora kukimubaza cyangwa se akagisobanura ku rwego rurenze urwo abandi batangaho ubusobanuro. Cyane cyane nk'iyo murebye kuri njyewe ukuntu nsobanura ibintu neza, utusanga rwose ibi bintu aba bahanga bavuga cyangwa se bavuga kuri bano bantu bo mu kwezi kwa gatandatu ari ukuri. Nanjye ndumwe ku mubumbe harekaye nta gutinda. kandi ngo ikindi kintu bano bantu bo mu kwezi kwa gatandatu bafiteho impano ngo ni ikigendanye n'icyo twita ubuvanganzo. ngo ubundi bano bantu ngo ni bamwe mu bantu bashobora kuvamo abanyabisigo beza cyangwa se bamwe bandika imivugo myiza ihambaye. ikindi kandi ngo bavamo abanditsi b'indirimbo bahambaye, bakavamo n'abaririmbyi b'ibitangaza. usanga benshi niyo ucunze neza muri industry yo mu Rwanda hano ngaha cyangwa se no ku isi hose, usanga abantu baba ari ibirangirire bakomeye muri muzika, mu mivugo cyangwa se mu bindi bintu bitandukanye by'ubuvanganzo, ari ba bantu n'ubundi bahora bisubiramo mu kwezi kwa gatandatu. si ibyo gusa kandi ngo aba bantu bavutse muri kwezi kwa Kamena cyangwa se kwa gatandatu ngo ubundi ni abantu ku kigendanye n'amahirwe cyangwa se ibintu byose bisaba amahirwe, nk'iriya mikino y'amahirwe, za casino, za betting n'ibindi bintu byose bisaba amahirwe. ngo ni abantu b'abanyamahirwe make. ngo ni abantu b'abanyamahirwe make kuko ntabwo bakunda guhirwa n'ibyo bintu. gusa ngo nubwo ari abanyamahirwe make, ibi ngo ntabwo bituma babanebwa cyangwa se ngo bacike intege, kuko nabo ubwabo bifitemo umuhate cyangwa se imbaraga zo kwishakira cyangwa se icyo twita gutigita, kwihigira kugira ngo bagere ku byo bifuza kugeraho. ngo ni abantu akenshi usanga barwanirira intego zabo, bakazirwanira nubwo byaba bigoye. ikindi kandi ngo aba bantu bavutse muri kwezi kwa gatandatu ni abantu ngo bigirire icyizere ku rwego rwo hejuru, bigatuma iyo abandi bantu babarebye babona nk'abantu biyemera cyangwa se birata, bitewe n'uko ngo ni ba bantu bigirira icyizere, bakiyaminira mu bintu byose, bakavuga ko babishoboye cyangwa se n'igihe batari banabikoraho bakaba bagerageza bakavuga ati turabishoboye even though batari babikora. ikindi kandi ngo nubwo aba bantu bigira icyizere bo mu kwezi kwa gatandatu, ariko ngo ni ba bantu bababazwa n'uko iyo bakubwiye ikintu babonaga ko gikwiriye gukosoka hanyuma ntigikosoke, ngo birababaza maze bakicuza umwanya wabo batanze cyangwa se igihe cyabo bakoresheje mu gihe bakubwiraga ibyo bintu byakagombye gukosoka, hanyuma n'ubundi ntibikosoke. niba uzi ko nawe rero wavutse muri uku kwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena, uraza kutubwira muri comment nimba ibi bintu ujya ubyibonaho cyangwa se hari ibyo wisanzeho. Mbashimiye rero ko mwabanye nanjye, mukore subscribe, mukore shares, like, comment ndetse n'ibindi byose bikenewe kugira ngo uno muryango mugari wacu wa Steven White ugire gute waguke. Ciao ciao.